Iwe neza banyarwandakazi ahantu hose muherere mu mpande zose sindabaramukije ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe. Umunyamakuru witwa Treski witegura kurushinga n'umuraperi witwa Shizzo yakorewe ibirori bya Blood Shower, abantu benshi murabizi. Umunyamakuru witwa Kayitesi Ivona wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Tresia yakorewe ibirori byo gusezera ku bukumi bizwi nka Blood Shower ku munsi w'ejo bundi hashize, mu gihe yitegura kurushingana n'umukunzi we umuraperi witwa Ishimwe Shizzo Alfred Papi. Ubukwe bwabo bombi buteganyijwe kuwa itariki ya 10 Mutarama mwaka wa 2026, ubwo nuriya mwaka tugiye kwinjiramo, bukazabera mu Ntare Conference Arena, niho buzabera mu mujyi wa Kigali. Ibirori bya Blood Shower bya Treski uyu munyamakuru byabaye kuwa 14 Kamena 2025, bibera kuri Mereze Park ya Kinyinya mu mujyi wa Kigali. Ni ibirori byitabiriwe n'inshuti ze n'abo mu muryango we barimo n'umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana witwa Uwitonze Clementine wamamaye cyane nka Tonzi, umunyamakuru wa Capital FM witwa Brand Star, akaba n'inshuti ya hafi ya Tresia ndetse n'abandi batandukanye. Muri ibi birori bya Tresia yahaye impano zitandukanye ndetse n'impano zigamije zifite akamaro mu rugendo rwe rw'ubuzima rwo kwitegura ubukwe ndetse n'urugo agiye gutangirira hamwe n'umukunzi we witwa uyu muraperi abantu benshi barabizi witwa Shizzo wamamaye mu ndirimbo zinyuranye haba iz'isi ndetse n'izindi zose zitandukanye. Uyu Tresia rero murabyumva neza yuko azabana n'umukunzi we ku itariki ya 10 Mutarama umwaka wa 2026. Reka tujye mu kiganiro cyacu uyu munsi turebere hamwe Tresia. Abantu benshi batari bamuzi, ese ni uwuhe munyamakuru, ese akorera ku kihe kinyamakuru, bimeze gute? Nahanga hose cyo gukora no kuba natwe ukadukurikirana paka tukugejejeho ibiganiro byiza cyane. Uyu munyamakuru rero witwa Tresia ni umunyamakuru uvuga imikino itandukanye ndetse n'umunyamakuru abantu benshi cyane bakunze ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Baramukunze cyane, bamwereka urukundo, none akaba ari mu birori byo gushaka, ibirori byo kujya kubaka urugo rwe ndetse n'umuririmbyi umuhanzi witwa Shizzo. Shizzo abantu benshi baramuzi, abantu benshi bajize uburyo yamwambikiye impeta mu gihugu cyo hanze. Abantu rero batera ku materi, ese ni gute mwagiye kwambika impeta atari mu Rwanda, kubera iki wabyemeye? Abantu benshi rero batera ku materi zigiye zitandukanye, ariko ntabwo wakumva ibitekerezo by'abantu biraza bigahita, ariko icyo ugiye kumenya nuko umuntu nyine aba yishimiye ibirori agiye kwitabiramo, kuko ntabwo wakumva sayidi z'abantu runaka cyangwa ngo wumve abantu ibyo bari kuvuga, oya. Rero ibirori bya Blood Shower byitabiriyemo n'abasitari bagiye batandukanye, cyane cyane umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana witwa Tonzi ndetse n'abandi bamama ndetse n'inshuti ze za hafi ndetse na marene we abantu benshi cyane muramuzi cyane kuri TikTok, niho akunda gukorera live, rwose akunda gukora ibintu byo guteka cyane. Marene we naramubonye mpita mwibwira, uyu marene we n'umwana mwiza, n'umukobwa mwiza, n'umumama mwiza, sinzi uko nababwira, ariko afite na YouTube channel ye nayo muzagireho muyisure. Abafana afite kuri TikTok nayo muzagire muhereza subscribe. Njye naramukunze cyane, niyo mpamvu uvuze ngo muzamuhe subscribe. Support yanyu irakeneye kuri uyu marene we. Rero niba uzashyingira uyu Keza ndetse n'ibindi byamamare byose byari byitabiriye iki kirori, harimo n'abanyamakuru bagenzi be. Abantu rero benshi cyane bishimiye ibirori by'uyu mukobwa, ibirori by'uyu munyamakuru, baravuga ati wow, ni byiza cyane, tugomba kuhaba kugira ngo tugushyigikire kandi neza cyane. Ngayo nguko rero uko bimeze, twitegura kubona ikirori cyiza ku itariki ya 10 Mutarama. N'ejo bundi rwose hanageze, nta kwezi kubura, murumva yuko ari ibintu byiza, nta kwezi kubura, kuko n'ejo bundi tugeze ku itariki 10 na zingahe, ejo bundi umwaka uzaba urangiye. Urumva yuko ari ejo bundi ibirori bye by'ubukwe bizaba muri hariya mu Ntare Conference, aho azaba ari kumwe n'umukunzi we bitegura kubana, bagashakana, bakabyarana
urumva yuko ari ibintu byiza cyane. Ngayo nguko rero mureke mine ahangaha mbifuriza umugisha w'Imana kandi kugira n'umwaka mushya muhire wa 2026 uzawurye ntimuzawurye kandi muzagira imishya n'ihirwe byose, ubuzima bwiza buzababeho kandi muzatunge mutunganirwe, kuko niko isi yacu imeze kandi ni nako ihagaze. Ndabakunda cyane rero, umugisha, amahoro, umutekano bibane na mwese. Bye bye.